Ya mama Ridi. Narindi munsoma ijambo ry'Imana hano. Ariko nyaze misi nawe umuntu utafite gahunda yo kujya senga byagenze. Ako nta kibazo. Ubundi winjiye mu rusengero umuntu wakira noneho muri ya mudamu noneho byagenze gute imirimo yamubanye imirimo. Mfite imbaraga nkeya z'umubiri yewe. Rero ya mwana nawe uri gusenga kamusiga kuko urabona Ridi ahita yibuka umwana agasigara mu rugo wenyine. Ntabwo ari byo uriya mwana yakagumye nawe kugeza mu rusengero agasenga agashira n'agahinda buriya gafite agahinda kenshi buriya nsigaye mbona atanakunda kuvuga mujye munamuganiriza cyane umubere mama ubu ni weho mama we. Waramutse mada? Waramutse. None se? Da. Ntako wemere kugira ngo utegure icyayi urabanza ukahoza ibyuma. Musubutwara kimwere gutyo. Se tuvuge ko hano dufite ibyombo bingana gutya. Oya byari bwiyongere. Byagendaga ariko. Biragenda. Wowe se? Nanjye. Bwari wabonye bucya. Uramutse usaba icyayi. Ese wa muhungu ko nari kumubona yagiye hehe none? Ari wowe byibereye. Yarwaye nakifatiye mubabarira. Undi ijambo ry'Imana avuga ngo dukundane. Kurundi ntabwo tumwanga. Nyine ariko mujye munamuganiriza. Hano ndabize hari imirimo myinshi ubu wasanga mwaragize ngo mumufate nk'umwana n'umwana wacu n'ubundi. Ariko hari ikintu nashatse kukubwira. Nibagirwa ndi mu bintu byinshi. Ya mukobwa wacu Lidia kunsigaye mbona imyitwarire ye idahwitse. Nanjye niko mbibona ahubwo tugomba kumucira tukamuganiriza tukamenya impamvu atagishaka kujya natwe ku rusengero. Lidia namuhaye uburenganzira bwose bushoboka nk'umwana wanjye w'ikinege. Ndamubwira nti ndagukunda mwana wanjye ntuzigire nabi. Ariko akikiriza ariko yikiriza bitamurimo noneho ngo arashaka ngo niba ari iPhone. Icyo tugiye gukora se tumucaza tumuganiriza tumenye ikintu cyamubayeho gituma adashaka kujya mu rusengero. Numva atari byo twabanza. None numva twabanza gukora iki? Uriya mwana twakagombye kumufatira ibihe tukamusengera. Neza ko wicaye hano uri gufata akayaga ntawakuganiriza Hari ikibazo subyaba nanjye nari ndimo nembera uvuga ati wakuganiriza. Wari uvuye hagana hehe? Uba muri zino karitsiye? Nanjye nituriye ahubwo se wo tuyina turigenuye hano ruguru kuri cya gipangu cy'umutuku. Base duturanye wa? Tuyina Hano. Kigaragara cy'uri umwana w'umubyeyi wawe ko na stempo wambaye. Ntiwamenya uramusengera utaramenya ikibazo afite. Ikibazo umwana ni nta kintu abuze. Uko biri kose icyo ashatse cyose arakibona. Uko biri kose ntabwo yaba yararetse gusenga. Ese mbere ko twajyana mbona nta kibazo. Mbere ubwo byari bimurimo ngiye bujya ko nari narabibonye. Nta byari bimurimo. Ntabwo tumusengera. Bujya nuko yari umwana akavuga ati n'undi aho ababyeyi bari bunjyane none. Ariko ugenzure neza ashobora kuba hari kandi gakunga afitanye n'abandi bana ushobora kuba ari kumujyana mu bindi bintu bitari byiza. Tuzabigenzura kuko
uvuze umwana yose uriya wazanye ejo bundi uriya mwana wabwiye ko wamukuye ku muhanda aho se uriya mwana afite imico myiza tumwizere uriya mwana nkurikije uburyo yari ababaye nawe wenyine nkabona uriya mwana nkakurikiza ikiganiro twagiranye ntabwo yaba ari umwana mubi urabona ko ni umuntu ufite ubunyacyaro arimo icyaro cyinshi ntabwo yaba umwana mubi yambwiye ukuntu umuntu wamuhamagaye ngo ari iwabo ngo abantu ni imfubyi buriya ariko ni nabyo byiza ugomba kuvugurura ibintu oya kubera ko nakubwiye ntabwo nshaka ibiryo by'uriya mukozi yatetse rwose tubwiye ko nta muhungu uteka ndagerageza ukuri ngomba kuzaza n'ibiryo udatekera umugabo ubwo ukeneye ko za makozi zivuga gusa ndakubonye numva nakwikundiye niyo mpamvu mpise mpitamo kuvugisha wakoze kumubona ufite iminwa nakunze abahungu nkamwe nabaheruka gukera baba bafite izo kabiri ego mani ahubwo abahungu basetsa nka twaduherukaga kera ariko atari ibintu bya joke ariko nta kibazo twanabijyamo inyota nanjye iranyishe n'uwari ukubera ahangova nayo iranyishe kubera ko ako arayitaje umeze neza nk'abapapa naraye mpumura nk'abapapa ariko ni iyo umukobwa wakubona ako ubu ngubu kubera ko inyota iranyishe ubu ngubu byanga bikunze umuntu yongeyemo icupa rimwe nibwo uhita uba mutaraga utumeze nka tubiraraye ariko ari mwiza ariko reka nagushatse nkuzi oya nibyo nariteganyirije nagutumira turyaye pfunana uteke imvange turayikura mu nzira ndabishakira yumutse cyangwa yoroshye umutse n'inzu ejo ari muri weekend wazaje tukaba dutembera karitsiye ejo amasanga yesu niyo yaba ari mu masaha akuzemo inyuma ya saa sita ntabwo nari ejo ariko ndahari twatembera nta kibazo ndumva umugambi ari uwe nanjye nari ndimo nihuta hari umuntu nangiye kureba hari imbere ugasigara ufata akayaga nyine tuzasubira nta kibazo starboy
ariko mana ibi nibyo naremewe koko. Navuye iwacu mpunga imiruho none ndabona naho naje nzi ngo bagiye kumfata nk'umwana wabo. Nabo ntaho navuye nta naho nagiye. Ariko mana ntakirimo kuvuga nta babyeyi ufite. ariko iyo ujya kuryama mu ukareka kuryama Bajya mu gusigurira n'amatubonye n'umushyitsi. gukomanga ni karibu ntabwo hakinze mwiriwe James hayi James makuru James uraho neza ko uri ukurya ibikiga niko kuri ukubyibuha ni karibu yampaye inama busha kurya ibikira aya ni ibisanzwe akazi ndabona karakuguye neza hari icyo Imana iri gukora rwose buriya iyo usenga hari icyo Imana yongera mu gusenga ni ubuzima rwose buriya nuko abantu tutabyumva kimwe twakagombye kubikunda bisa nk'uko umuntu hari sinzi ukuntu nabivanye iyo haje mu ntuza yo gusenga mba numva hari ibintu byahindutse mu masengesho ya korali korali yanyu yasenze umunsi korali yanyu imaze gutera imbere rero imaze gutera imbere mwese yaje Siko numva we urimo kwivugisha abaki. Umva wamfuriye pe nabishimye ariko uyu mupira wanjye n'isume ntago wabifuze kandi uyu mupira ejo niwe nzajyana muri party. Fata rero ugira